winabimbwira naroye n'intumbiye uwo mwana utagira urubanza umwana w'imyaka 3 udafite urubanza udafite iki ndabyibuka nkarira kaza ni ibintu bibi cyane twabonye bitatunejeje bibojeje imitima y'abantu tekereza kwiyicira umwana wabyaye waramuryaye ukamukura mu nda yawe ukakaniga kakarira gawera ari nkawe se wakagatabaye noneho akabari wowe ukanika kakaburi wowe gatabaza nshuti yanjye birababaje biteye agahinda kubona umuntu afata umwana yabyaye ashatse kwica umugore aramuhunze narangiza afata umwana yabyaye agenda mwica yahoto yijose aragubanura uko nakaroya agaca umugongo aragakuba nk'umuntu kubumwanda agashyira mu gikarito kadakwirwamo ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi basura TV 1 nizera ko ibintu birimo biragenda polampola aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda ndababwira ni yambu yes namakuru atari meza namakuru ateye agahinda ndetse namakuru y'incamugongo aho mu karere ka Nyagatare umurenge wa Karangazi akagari nakandama habaye ibidasanzwe umugabo yakoze amabara mw'abantu mwe yakoze ibidasanzwe ndetse abantu benshi bari kugenda bavuga bati gose ubunyamaswa bwarateye muri iyi minsi umugabo rero ngo yagiye afata umwana w'imyaka igera kuri 4 arangije aramwica amushira mu gikarito arambika kumuhanda n'umugabo ngo washakaga kwica umugore we arangije kubona ko umugore we ngo atamushikiye arangije ahitamo gufata umwana babyaranye aramuniga amushira mu gikarito ndetse amurambika ku nzira ibintu abaturage bafite agahinda ndetse bavuga bati ntabwo ari iby'i Rwanda ndetse ni ibintu biteye ubwoba ibintu byabaye ahangaha mu karere ka Nyagatare ngira ngo mwumvishe ubuhamya buri gutangwa n'abaturage reka umuturage umwe mu bari baturanye n'uyu mwana wishwe aze kuba yatubwira byinshi ndetse uko ibintu byose byagenze ndaje mu kanya ntuzaho imyenda ngo ndeye ko n'umutwe ngubona umutwe ndawubura kaka ubwo uko yakagize yaramuvunye amuvuna mu magutya ubugura bushyira hasi babushyira mu gakarito ni na gato ni nk'akabiswi umutwe ucisha hanawuhura n'amaguru n'ukuboko ukukwaha kubasha kujyamo ukwaha ntikwajyamo we agerageza gutwikira ngo ubireba aze kureba ari ikirundo mbehe kibyenda wenda bishaje nge niko nabirebye ngewe amutwara namusizeho ataramutwara nasanze afite ikarito afashe n'umwana ukuboko umusore mwiza atese urebe ukavuga uti afite n'umutima muzima naho ni inyamaswa arangije abwira umugore ko ashaka gutwara uwo mwana umugore amubwira ati ntabwo umujyana wampaye umwana wanjye agiye kumukurikira ati nkurikira nkukubite icyuma muri iki karito mfite n'icyuma ndakubaga ariko mu kumubona nabwo ni akana gato kumwe abana batamba kabonye icyo gikarito gahamagara nyina ati mati dore urukarito rurimo ibiki nyina aje agira ubwoba bwo kugira ngo agikoreho asubirayo bigeze aho umutima umwanga mu nda abwira ntuza mudugudu wacu ntuza ushinzwe isibo arati ngwino urebe ibibaye ibi ni ibiki araza ni umudamu urakoraho ati ntagire ukoraho afata igiti arazamura tubona ni wa mwana wapfuiriyemo ati dore ni wa mwana naka bamutuze ariko uriya mugabo yari yiriwe azengurukana igikarita ndore nge twahuriye amvuye kuvoma ahangaha ambwira n'ibyo umugore avuga tuhereye isaha uyu mugore umwana wanjye agiye gupfa nabi n'ubu isaha sinzahari ari mu bagabo kandi abe amubeshyera ariko noneho byongeye umugabo yaragumye ati ngenda ariko mwebwe muzubaka urugo gute umuntu w'umugabo ungana utyo uzajya uhora uri kuzenguruka n'umugore watuje ibintu by'amahano ukabyigabanyiriza urumva ibintu ukora ari byo ugiye kurera karakana bupfubyi karimo karangara karaba icyo karya urabona umugore ugashaka kumwica urabona uwo mugore wazakubona ntagire ubwoba umugabo ngo mama ngo ntigendeye ngo ni mu mwanya wawe n'ubundi mo gutanga amakuru nibyo birakureba ariko ntimbabajwe n'umugore wawe uzahura nawe ukamwica ni kuko twaragutinye kuri uyu musozi umugabo aramanuka n'igikarito cye arangije ngo nimugoroba aza kuzamuka haba saa 9 niko nyine nabyumvishe sinari impari ngo agira akana ngo kakatse umukobwa ariko
akaka umugore aragatwara ariko kari mu kigero cy'imyaka ingana kari kafite nk'imyaka 1 n'igice karakana n'agakobwa n'agahungu karakana gasobanutse nyina habaga yigiye nagatumye umunyu wanjye kakaza ati mama arambwiye ngo mpumunyu ngamike urumva atata umwana uzubwenge kandi ntitwegeranye bwite mbere yabanje gucumbika harahava aza hepfo hari ari kumwe n'umugabo ngende yarahiye amushira miyenze akana umunyu kakaza kakawutora ikintu cyose mbega n'ibiryo kati kakabwira byose wanjye sheri wanjye ngwino tugiye ku gikoma kirahiye akana kiwanjye rero kamwita gasheri we urumva kava kwiga akandi kari katari kabona ubushobozi bwo kwiga kubera ubukene bwa nyina akana kiwanjye kakaruhukira gasanze ntari nako byo kuki ukundaho ati ngemba ngiye kwa sheri wanjye ura ni data ukura ni mabukwe urumva ko ari utwana kandi twiga muri beba kanje ariko nejo na nisara yasimbuka mu buriri namutuba mu nzu ngo wapi ngoma wa mugabo atanyica ngo wa mugabo wishe ngo sheri wanjye ngo atanyica mwana wanjye simfite uko nabivuga ntago biriya mfite uko nabivuga birababaje cyane agahinda kanyishe karandenga mu gihe uriya mugome yafatwa mwumva yahanishwa ayiwe yewe mbivuge nk'umuntu niba n'abandi ariko bifuza simbizi umuntu yamuhanisha kugendana n'uriya mwana we akagendana n'uriya mwana we nawe akumva gupfa uko bimeze twebwe twabonye ari ubunyamaswa kuko nta muntu muzima wagafasha umwana yabyaye ngo amwice twabonye ari ikintu kigayitse ndetse twasabaga ko umuntu ukoze kiriya kintu yajya hanirwa imbere y'abantu bose bamureba bakabona kubitinya kuko uyu abaye wa kabiri yica umwana yabyaye muri uyu mudugudu wa Rwabiharamba rero iki ni ikintu leta ikwiye guhagurukira kigacika birababaje biteye agahinda kubona umuntu afata umwana yabyaye ashatse kwica umugore aramuhunze narangiza afata umwana yabyaye agenda amwica ni ikibazo giteye inkeke abaye wa kabiri hambere hari amwistege hari yaramwishe yigira nk'umusazi baravuga ngo yasaze uyu abaye wa kabiri ngira ngo rero mwabyumvishe umurambo uyu mwana ubu urangije kuba wajyanwa ku bitaro ni mu gihe inzego z'umutekano by'umwihariko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukomeje gushakisha uyu mugizi wa nabi wihekuye ndetse akaba yakoze n'aya mahano aha mu karere ka Nyagatare. Rero Narirambona Jacques n'umugabo rero ufite amazina ya Tuyishimire Jonathan uri mu kigero cy'imyaka 37 ndetse akaba yari umugabo wa Uwajeneza Jacqueline ndetse bakaba barabyaranye umwana witwa Imfura y'Umugisha Jonathan. Rero nguko byagenze RIB ikomeje kubikurikirana ni mu gihe abaturage bo barimo bahogozwa ndetse babazwa nibi byabaye mu mudugudu wabo. Rero nge nari Jacob nk'ibisanzwe mugira impagarike n'ubugingo kandi umuryango uyu mwana ukomeze kwihangana harimo na mama we umubyara. Ciao ciao.